Yesu nashimwe mwene data udukurikiye muri iki gitondo, kuri iki gicamunsi, ku manywa, ku mugoroba, nijoro, bitewe n'igihe wumvira iki cyigisho. Turi mu cyumweru cyo kwiga umugongo w'Imana, guhekwa n'Imana, kuba ku mugongo w'Imana. Iki cyumweru kiraryoshye nyuma y'isanganyamatsiko y'amasengesho twakozeho. Kuba ku mugongo w'Imana byo ntabwo bisanzwe, no kubaka ubucuti n'Imana, ukagendana n'Imana. Iyo ugeze mu mazi maremare uba uri ku mugongo w'Imana irambuka. Hari urushishi ngo rwigeze ruvuga ngo njye n'inzovu duciye ikiraro. Rwabonye inzovu igiye kwambuka ikiraro rujya hejuru, ikiraro kiracika, ngo rugeze hakurya baravuga ngo turagiciye. Imana ishimwe. Kugendana n'Imana ukaba ku mugongo wayo bisobanura ko mu nyanja ndende irambuka wibereye ku mugongo, mu burwayi irambuka wibereye ku mugongo, mu bigeragezo ikambuka wibereye ku mugongo. Muntu uri kutwumva udukurikiye, nkwifurije kuba ku mugongo w'Imana. Inama ziraterana, Imana ikajyamo ikagushyira ku mugongo, ikajya mu nama ikazisira ibanga, izindi ikazanzura, igakubita hasi imigambi y'incakura. Haleluya! Wowe ukibera ku mugongo w'Imana. Uyu munsi nagutegura insanganyamatsiko ivuga ngo umugongo w'Imana ukiza amaboko y'ibikomeye bikurusha ububasha. Wari uzi ko hano ku isi tugira ibikomeye biturusha ububasha? Ubushize nabwiye abantu ko nta muntu uzi aho Imana ibika imirabyo, aho Imana ibika inkuba. Nta muntu uzi ukuntu amaboko y'Imana areshya ni maremare. Uko niko utamenya n'imigambi y'incakura yose ngo uyivemo. Hari izipanga urupfu, izipanga kugushyira mu majune, mu ngorane, mu kaga, ukagwa mu matsa. Ariko umva ijambo ry'Imana icyo rivuga, ngo nubwo bimeze bityo, ibintu bikomeye bikurusha amaboko. Tugiye kubireba muri iki gitondo, aho turi bubyite ibiherode. Bikurusha imbaraga, hari n'ibikurusha amashuri, hari ibikurusha kuroga cyane wowe ntiwanabimenya. Uri kubwirwa ngo ba ku mugongo w'Imana, ibyo bindi Uwiteka Imana azajya abimenya. Twihute, umutsima wa buri munsi aba ari ikiganiro kigufi tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko twihuta kugira ngo abantu bajye mu kazi bakora ibindi ariko bariye umutsima bakomeye. Ibyakozwe n'intumwa 12:5 kugeza ku 9. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 5 kugeza ku 9. Abateolojiye basobanura igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nk'igitabo cy'ibyakozwe n'Umwuka Wera. Kasinagenda ntakakubwiye impamvu abateolojiye basobanura igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nk'igitabo cy'ibyakozwe n'Umwuka Wera. Nuko izi ntumwa zikibana na Yesu atarajya mu ijuru nyuma ya Pentekote, Panta cyangwa Penta bisobanura 5, bivuga ngo nyuma y'iminsi 50 bohererejwe Umwuka Wera. Mbere rero bataroherezwa Umwuka Wera bari abantu ba logike bitwaje inkota ku itako, ndavuga Petero, boroherwa no kwihakana Yesu, bazi kuza Yesu akajya arenga bahinguka, bikingirana bakihisha mu cyumba cyo hejuru, bihisha abanyedini, bihisha abayobozi. Ariko Umwuka Wera aje nibwo bashoboye guhamya, babasha gusengera umuntu wari ufite ubumuga ku irembo ryitwa ryiza ry'urusengero, arakira, bakora ibitangaza, babwiriza mu gihe kitarenze n'umunsi, hihana abantu 3,000, itorero riraguka. Abateoloji rero basesenguye iki gitabo basanga ari igitabo cy'ibyakozwe n'Umwuka Wera, kuko mbere y'uko Umwuka Wera aza nta kintumwa zarizo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tuzagira igihe cyo kwiga buri gitabo muri Bibiliya ngenda nkubwira ibice bikiranga, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire gusa ko ibintu wabonaga bikomeye bikurusha ububasha, ukavuga ngo biriya byigererayo, ngo birivugira byihitiramo, iyo ubaye ku mugongo w'Imana, Imana ijya ibigukiza. Byakozwe n'intumwa 12:5 dusome. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode yari bumusohora iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe.
nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze kuko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Akira neza ijambo ry'Imana. Dufate umwanya dusobanure twihuta, ubundi dusenge tujye mu kazi. Petero uyu yafashwe n'umwami Herode. Bisobanuye ko yafashwe n'ingabo zatojwe neza zirinda umwami. Abajepe ba Herode batojwe kwica, batojwe kuboha, batojwe kuzirika, bafite ibikoresho, bafite imbunda. Gereza y'ibwami yari gereza iteguye neza, uretse no gutekereza ngo wacika, ahubwo wagiraga n'ubwoba bwo kwibaza niba uri bubone n'umwuka wa ogisijene wahumeka. Nakubwiye ngo ibinyembaraga n'ibinyamaboko bikurusha, hari Imana iri hejuru ijya ibikubita hasi. Ikintu cyose kirwanya Imana gikubitwa hasi, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukubita hasi ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya izina ry'Uwiteka. Petero rero we icyo yakoze ni ukuba ku mugongo w'Imana. Nakubwiye mu kanya ukuntu yakiriye umwuka wera kuri Pentekote, akabwiriza hakihana 3,000. Yakomeje kwizirika ku mugongo w'Imana. Umunsi umwe rero Herode yitwaje ko afite imbaraga z'igisirikare, amafaranga, ubutegetsi n'ubutware n'ubuhanga mu by'isi, amwibeshyaho, aramufata, aramufunga. Amufunze, bene se baba ku mugongo w'Imana nkawe bakomeza kumusengera. Bamusengeye, amasengesho agera ku Mana. Imana iravuga ngo reka ngaragaze icyo nkorera bari ku mugongo wayo. Imana ishimwe. Yohereza marayika ubangutse asinziriza ba basirikare. Ko wize amashuri, ko wakoze ikosi nyinshi, wambwira aho Imana ibika ibitotsi? Asinziriza abasirikare barinze Petero. Iminyururu iri ku maboko ya Petero iradohoka, bagera ku rugi rukikingura. Muri iki gitondo narinzanywe no kukubwira ko nta hantu Imana itajya ikingura. Urufunguzo rw'amafaranga irarufite, rw'ubwenge irarufite, rw'umwuka wera irarufite. Icyo usabwa ni ukugaruka ku mugongo w'Uwiteka. Imana igikorera umuntu igitangaza rero akarwara ihungabana. Petero yarebye ibibaye, areba ukuntu avuye ibwami, acitse abajepe n'ukuntu bambara n'ukuntu bareba n'ukuntu basa. Aravuga ati banza ndi kurota, ariko aje kureba neza abona ari Imana yamurekuye. Imana ishimwe. Arangije rero afata umwanzuro, aravuga ngo burya ibikomeye biturusha ububasha, amaboko y'ibikomeye biturusha ubwenge, ubushobozi mu birebeshwa umubiri, bishoborwa no kuba ku mugongo w'Imana umuntu agasenga. Ndasoza iki cyigisho nkubwira ikorasi y'umurokore wanditse ngo ab'Imana yahetse ku mugongo wayo bazarinda basaza batitwaje akabando. Ntabwo basaza nk'abandi. Amakakama yabo bagihari, baba bagiseka, baba bakiriho, kubera ko isumbwe riba ryiyongera. Igihe cyo kubona ubugingo buhoraho, igihe cyo kubaho iteka kiba cyegereza. Iyo umuntu atashye asenga Imana akiranuka, aba yimuwe, ntabwo aba apfuye, aba agiye kubona ingororano z'ibyo yakoze. Hari Imana rero ijya irwanirira abantu bayizera bakayubaha, bakaba ku mugongo wayo. Ku mugongo w'Imana hari ubuzima bwa none n'igihe kizaza. Abo basenga n'abamubonye bagira ngo bamwishe n'umuzimu, ariko bamukorakoye barebye uko yari yambaye babona niwe, baravuga ngo burya wa mugongo w'Imana dusengeraho bino bintu birakora. Mwene data, ba ku mugongo w'Imana ukiranuka usenge, nubwo wamara gusenga ako kanya ntugire icyo utahana. Hari ikintu kinini ubuteruye, hari andi maboko ubugiyemo, hari indi etaje gusenga bizamura umuntu muri etaje. Iyo ugiye gusenga utaha utandukanye nuko wagiye umeze. Imana ihindura amateka mu gusenga, ukadepasa, ugafata izindi paje, ukambara uburinzi. Imbaraga zikingura urugi badashyizemo urufunguzo, izo zigirwa n'Imana. Imbaraga zisinziriza abantu batanyweye feneriga batasinze, izo zigirwa n'Imana. Imbaraga zirukana ibikurwanya zigakubita hasi buri kimwe, zigirwa n'Imana. Imbaraga zica kanzu bari bagucukuriye urwobo, zigirwa n'Imana. Muri iki gitondo nkwifurije kunyurwa n'iri jambo. Uyu mutsima w'uyu munsi ugufashe,
mwene data jya ku mugongo w'Imana ugira amahoro, jya ku mugongo w'Imana ubeho, kuko Uwiteka Imana arashoboye. Fatanya natwe gusenga. Uwiteka Nyiringabo, Imana iri mu ijuru kandi ikorera muri twe, ishobora byose, ikiza, itabara, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Dushoboze kuba ku mugongo wawe. Shoboza abantu kuva mu by'isi, mu byaha, ahubwo babe ku mugongo wawe. Ambika abantu imbaraga, tanga ubwenge bwo kukubaha. Shoboza abantu gusenga, babarira abantu ibyaha, hindura imitekerereze y'abantu. Abantu bakurikiye isi, bagendera mu buzima bw'isi, bibagirwa ko ari wowe utegeka isi. Iyo ufunze ntawe ufungura, kandi iyo ufunguye ntawe ufunga. Fungura urugi ku muntu ushaka gukizwa. Fungura urugi ku muntu ushaka kwihana. Fungura urugi rw'imigisha ku muntu wari warahize, yarahebye. Tanga amahoro mu mijyi no mu cyaro. Hisi amahoro. Turasenze ngo uhindure ibyanze guhinduka. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko iri jambo ribaye rigari kandi rikaba rinini mu mitima y'abatwumva. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amena. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.